Ese wari uzi yuko hari business ushobora gutangira ufite amafaranga make mu gihe kingana n'amezi 12 ikakugezaho amafaranga agera kuri miliyoni 3 z'amanyarwanda kandi ntusabwe gukora iminsi yose y'umwaka? Uyu murima mureba si umurima w'imikino, ni umurima wa business. Ni business yunguka, akaba ari business yamaye toni 6 z'umuceri buri mwaka. Ni business ushobora gusaruramo toni 3 buri gihembwe. Ndaje ngusobanurire buri kimwe kigendanye n'iyi business. Muri iyi video ndakwereka uko iyi business ikorwa intambwe ku yindi, cyangwa se icyo twita step by step mu rurimi rw'icyongereza. Ndaza kugusobanurira uko mbona umusaruro mwiza nk'uyu nguyu. Murabona uyu ni umuceri mwiza cyane, ni umuceri weze neza cyane, nubwo hari imbogamizi muri iyi business. Ndaza kugusobanurira kandi amafaranga iyi business yinjiza mu gihe kingana n'umwaka. Ndakubwira imbogamizi z'iyi business n'impamvu mbasha kuyihuza no gukorera amafaranga kuri internet. Icyo usabwa ni ukureba iyi video yose, kuko hari amakosa 3 abantu benshi bakora agatuma bahomba muri iyi business. Muraho neza, nyita NP Mumine. Urakaza neza kuri YouTube channel TBM Daily BGC. Kuri iyi YouTube channel dusangira business zifatika zigezweho, yaba online, ubuhinzi n'uburyo wakorera amafaranga mu buryo butandukanye. Ahangaha tuzajya tuganira business zigiye zitandukanye. Niba uri mushya kanda subscribe, ukande like. Uyu munsi ndavuga kuri business y'ubuhinzi bw'umuceri. Abantu benshi batekereza business bashobora gutangira ikabinjiriza amafaranga, kabone nubwo yaba ari amafaranga make ariko ahoraho. Iyo uri muribaza icyo kibazo, ugerageza gushaka n'igisubizo cyacyo. Bamwe bagerageza inzira zo gukorera amafaranga kuri internet, ariko ibyo si igisubizo kirambye, kuko hari igihe internet igutenguha. Urugero, ushobora gufungura nka YouTube channel ariko ugasanga niba ariyo ukoreraho gusa, rimwe na rimwe iragutengushye niba ariyo mbehe wariragaho. Niba nawe uri umwe mu bantu basanzwe bakorera amafaranga online, ugomba kugerageza na buno buryo bwo gutangira iyi business y'ubuhinzi. Ni imwe muri business nziza cyane kandi zitagira risk nini cyane, ariko nanone ni akazi cyangwa se na business itagira ingaruka. Niyo mpamvu muri iyi video byose ndi bubikubwire. Ubundi kubera iki ubuhinzi bw'umuceri ari business nziza? Icya mbere, umuceri ni icyo kurya gikenerwa buri munsi. Abantu ntibazigera barekeraho kurya. Uyu munsi, ejo n'ejo bundi bazahora bakeneye kurya. Icya kabiri ugomba kumenya kuri iki gihingwa, abahinga igihingwa cy'umuceri baba bafite isoko, ntago bigora kubona isoko. Ni igihingwa ushobora guhinga wizeye neza yuko hari ibigo bizakugurira, hari ibigo na ba rwiyemezamirimo baba barafashe amasoko y'abo bahinzi. Hanyuma umuceri wamara kwera bakajya baza bagapakira ya miceri yumye bakayijyana, ndetse uko bawujyanye ni nako bakubarira amafaranga ugomba guhabwa. Urugero, ahangaha ibiro bigenda bigurwa bitandukanye bitewe na season. Uyu munsi ushobora kweza umuceri ikiro bakakigupakirira kuri 500, ejo bakakigupakirira kuri 55 cyangwa se 600, bitewe n'uburyo ibiciro byashyizweho ku isoko. Uramutse uhinze umuceri wawe ukera, ntabwo ushobora guhomba ngo kubera yuko wabuze abawurangura. Ibyo ntibishoboka. Ku isoko haba hari abantu benshi barwanira kugura umuceri wahinze, kabone nubwo wowe wawigurishiriza ku biro. Ahangaha ntushobora guhomba, kandi ushobora gushyiraho n'igiciro cyawe wishakiye. Washyiraho igiciro cya 765 cyangwa se 600, bitewe wowe n'ibyo ushaka, uburyo byakuvunnye n'ibyo washoye. Ikintu cya gatatu gituma ari business iba nziza, nuko iyi business itazagusaba gutangiza igishoro kinini. Ahangaha ushora amafaranga make. Gutangira iyi business ntago bizagusaba gutangira ufite ubuso bunini bwo guhingaho, cyangwa se ngo ube ufite umurima munini. Ahangaha uzatangirira ku mirima mikeya ugerageza, hanyuma numara kugenda ugira experience muri iyi business, ni nako uzabasha kugenda wongera ubuso wari ufite. Muri make, uko uzagenda ubona inyungu ni nako uzagenda wagura iyi business. Ubuhinzi bw'umuceri bushyigikirwa n'igihugu. Harimo amahugurwa ushobora kuzagenda ubona
mu guhinga ntabwo uzabasha kugira ikibazo cy'imbuto, uzahabwa imbuto nziza, uhabwe n'inama z'abajyanama b'ubuhinzi. Bisobanuye yuko muri runo rugendo niba ari bwo ugiye kurutangira, ntukwiye kugira ikibazo cy'ubumenyi bukeya mu bigendanye na buno buhinzi bw'umuceri, kubera yuko igihe icyo ari cyo cyose watangiye buno buhinzi ntuzabura abajyanama, ntuzabura abantu baguhereza amahugurwa, kandi ayo mahugurwa yose ugenda uyabona ku buntu. Iyi ni bizinesi ifite ibintu ubona n'amaso, si bizinesi ziri online aho bakubwira ngo iyi website iraguha amafaranga, si amafaranga yo kuri screen gusa. Nicyo kintu nshaka kuvuga. Niyo mpamvu ugomba gutangira kano kanya, kuko iyi business ushobora kuyikora ugakuramo amafaranga. Dore uko ubuhinzi bw'umuceri bukorwa. Intambwe ya mbere, ugomba gutegura umurima. Umurima ugomba kuba urumbuka cyangwa se akaba ari umurima wera, akaba ari umurima ufite amazi ahagije. Hano ushobora guhita wibaza ngo ubuse ni buri hantu hose hashobora guhingwa igihingwa cy'umuceri? Niba ari ahantu hadafite amazi ahagije biragoye, ariko nanone bitewe n'uko buno buhinzi bw'umuceri leta yagiye ibushyigikira kandi ikabuhereza imbaraga, hari ibishanga byagiye bitunganywa, harimo n'igishanga cya Gashora, aho gifite ubuso bunini cyane. Tuzagenda tubireba mu zindi video zizatambuka. N'igishanga ushobora kwisunga abagikoreramo, hanyuma nawe ukaba wabonamo umurima. Noneho iyo umurima wawe urumbuka kandi ukaba ufite amazi ahagije, uba ugomba kuba utunganyije neza. Kuwutunganya neza rero ni gute? Ni ugutangira ugakatamo amablocks. Amablocks ni ibisate by'umurima. Ushobora gukora ibisate 4, aho ibyo bisate bizajya bigufasha gukontorora amazi ajya muri uwo murima, kugira ngo buri gice cyose kigize uwo murima kizabashe gufata amazi. Uzabashe no kubona uburyo uzagenda ukata muri uwo murima mu gihe urimo urakabukira inyoni, cyangwa se aribyo twita kugenda mu murima ugenzura buri kimwe, aho ubasha no kubona aho uhagarara mu gihe urimo urakabukira. Rero aho ngaho niho bita bibera ikibazo iyo abantu benshi bumvishije ngo gukabukira inyoni. Nimugire ikibazo, kubera yuko haba hari abakozi bashaka gukora akazi nk'ako ngako, kandi ntago ibiciro biba biri hejuru cyane. None se kuki ubuhinzi bw'umuceri ari bizinesi nziza? Icya mbere, umuceri ni icyo kurya gikenewe buri munsi. Iyo utateguye umurima wawe neza, umusaruro wawe uragabanuka. Iyo utambutse intambwe ya mbere, ikiba gikurikiyeho ni uguhitamo imbuto nziza. Ntabwo imbuto zose zingana. Ni ngombwa gukoresha imbuto zemewe, zifite umusaruro mwinshi, zitandura vuba. Iyo umaze gukora ibyo, ukurikizaho intambwe ya gatatu, ariyo gutera no kwitaho umuceri. Hano niho abantu benshi bibeshyera. Imbuto zawe ugomba kuzitera ku gihe, ugashyiraho ifumbire uko bikwiye, ukarwanya indwara n'udusimba. Hari indwara ikunze kwibasira kino gihingwa, aho usanga umuceri ugenda uba umuhondo, bikaba byawubuza no kwera. Niyo mpamvu ugomba kugumana nanjye ukanda subscribe, kugira ngo tuzabashe no kurebera hamwe imiti ushobora kuwutera iwurwanya. Iyo utangiye iyi business, uba ugomba kwitonda cyane no gukurikirana buri kimwe cyose cyagushyira hasi cyangwa se cyatuma ubuhinzi bwawe butagenda neza. Ntabwo uba ugomba gutera kino gihingwa ngo nurangiza uterere agati mu ryinyo cyangwa uceceke. Uba ugomba kugira igihe ugera ku murima wawe ukawusura, ukareba ibyonnyi birimo, ukaba wabikuramo, ndetse ukamenya n'igihe cyiza cyo kubagara. Dore uko ugomba kweza toni 6 z'umuceri mu gihe kingana n'umwaka. Nubasha gukora ibyo byose nkubwiye, ukaba ufite ubuso bugera kuri mita square 500, ahangaha ushobora kweza toni 6 z'umuceri ku buso bwateguwe neza, ku micungire myiza no ku gihe cyiza. Ibi bisobanuye ko ibyo byose nyine wabikoze neza, umusaruro wawe uziyongera. Ku rwego ndiho ubu nsarura toni zirenga 6 buri mwaka. Iyo ubihuje n'igiciro kiri ku isoko, bitanga amafaranga arenga miliyoni 3 z'amanyarwanda. Ibi ntabwo ari inzozi, ni imibare ishingiye ku byo nkora. Dore ukuri kutavugwa muri iyi business. Ikintu cya mbere ugomba kumenya, si amezi 12 yose ukora muri iyi business. Iyi business ushobora kuyikora byibura ukibarira ayo mafaranga mu gihe cy'umwaka, ariko iyo urebye iminsi yose ntago ariko uba warakoraga.
ntago iyi business itwara igihe cyose uba ufite, ahubwo hari igihe kigera ukaba wabonamo amezi ari free ndetse n'iminsi iri free, aho uba ushobora kwikorera ibindi bintu. Kandi ikindi nanone, iyo uri umuntu ukoresha amafaranga gusa muri iyi business, ntago bigusaba igihe cyawe gihagije, keretse niba nta mafaranga ahagije ufite, byibura ufite nk'ibihumbi 100 gusa, birumvikana yuko ibintu byinshi ahangaha uzagenda ubyikorera. Niyo mpamvu bizagusaba igihe kinini. Iki ni ikintu abantu benshi batazi, ubuhinzi bw'umuceri ntibusaba gukora amezi 12 yose. Hari ibihe bitatu by'ingenzi bigize iyi business. Igihe cya mbere ni igihe cyo gutera imbuto, igihe cya kabiri aba ari igihe cyo kwita ku mbuto wateye, hanyuma igihe cya gatatu ni igihe cyo gutegereza yuko za mbuto wateye zikura. Muri icyo gihe hari amezi ugira yo kuruhuka, cyangwa ukaba uri gukora ibindi bikorwa bikwinjiriza amafaranga. Ibi bituma iyi business mbasha kuyihuza no gukorera amafaranga kuri internet. Niyo mpamvu nawe niba uri hano ukaba unkurikira, usabwa kugira ibindi bintu ukora ku ruhande, ntiwumve yuko uziringira ibintu byo gukorera amafaranga kuri internet gusa. Noneho reka tugereranye business y'ubuhinzi bw'umuceri na business yo kuri internet. Reka duhere kuri business y'ubuhinzi bw'umuceri. Icya mbere, iyi business ifite isoko rihoraho. Icya kabiri, ifite risk nkeya iyo wakoze neza. Icya gatatu, iyi ni business ifatika kandi igaragara. Iyo turebye business yo kuri internet, cyangwa se tukagaruka ku gice cyo gukorera amafaranga kuri internet, dusanga muri iyi business yo gukorera amafaranga kuri internet harimo ibintu bihindagurika bitewe n'amategeko agenda agena buri platform, kuko buri platform iba ifite amategeko yihariye yayo. Ikindi cya kabiri, muri business zo kuri internet dusanga hari scam nyinshi. Bisobanuye yuko business yo kuri internet ni business udashobora gukora yonyine bitewe nuko ishobora kugutengwa, kandi ni na business udashobora kwizera 100% ngo uyimariremo umutima wawe wose, kuko ejo cyangwa ejo bundi ishobora kugutengwa. Ikintu cya gatatu wamenya kuri business zo kuri internet, ni business zisaba ubumenyi buhoraho kandi ugahora wihugura. Ngiye ku bwanjye izi business nzikora zombi, niyo mpamvu nawe ugomba kugerageza byombi, yaba ari ugukorera ayo mafaranga kuri internet cyangwa se no kugira izindi business ukora ku ruhande, yaba ari buno buhinzi cyangwa se n'ibindi wumva wakisangamo, kuko ntago twese twakisanga mu bintu bimwe. Amafaranga yawe ntugomba kuyashyira yose mu kintu kimwe. Nyamuneka gerageza ibintu byinshi bitandukanye, ariko nanone ugerageze bya bindi ubona bifatika kandi byizewe. Gusa nubwo bimeze bityo, hari imbogamizi abahinzi bakunda guhura nazo muri iyi business y'ubuhinzi bw'umuceri. Izi mbogamizi ntago nazisiga kandi ugomba kuzimenya. Hari imbogamizi nko kuba hari indwara z'imyaka. Rimwe na rimwe hari igihe usanga uhinze hanyuma hakazamo indwara zigiye zitandukanye, urugero nk'iyo nakubwiye yumisha amababi umuceri. Ikindi, hari imihindagurikire y'ikirere muri iyi business. Ni business ishobora kugutenguha mu gihe waba warahinze ahantu hadatunganyije neza. Niba ari igishanga cy'amanegeka, aba ari igishanga gishobora kuzuzura, rimwe na rimwe aba ari igishanga gishobora kuzabura amazi ahagije bitewe nuko nta irigasiyo irimo. Ubundi twe igishanga dukoreramo ni igishanga gitunganyije kandi gifite imiyoboro itanga amazi. Birumvikana yuko rero niba ukorera ahantu hadatunganyije muri ubwo buryo, uzabona amazi menshi bidakwiye, cyangwa se ubure amazi bitewe n'imihindagurikire y'ikirere, kugwa kw'imvura nyinshi cyangwa se kubura kw'imvura hakava izuba ryinshi. Izindi mbogamizi muri iyi business y'ubuhinzi ni kutagira amakuru ahagije. Birumvikana niba ushaka gutangira iyi business ukaba udafite amakuru ahagije, dore icyo wakora. Ugomba kureba video nyinshi zivuga kuri iyo business y'ubuhinzi bw'umuceri. Ikindi, ukegera abantu bakora iyo business mukaganira, ukumva uburyo bayikoramo, inyungu babigiriramo, ndetse ukaba wumva niba wakunguka cyangwa wahomba mbere yo gutangira iyo business. Murabizi yuko amafaranga ahombeye muri business akenshi ntago aba yabasha kugaruka, bisaba nyine kongera gukora kugira ngo ayo mafaranga agaruke. Ikindi kintu wamenya cy'imbogamizi kiri muri iyi business ni kudakurikirana inama z'abajyanama mu bigendanye n'iyi business y'ubuhinzi bw'umuceri. Hanyuma ubagarira igihe
shyiramo ifumbire, ibyo byose uba ugomba kubikora ndetse ugatera n'umuti. Ibyo rero iyo utabikoze ni hahandi usanga mugenzi wawe yeza, wowe ugasanga ibyo yejeje ureza 1/2 cy'ibyiwe. Dore ibyo wakirinda mbere yo gutangira iyi business. Ugomba kwirinda gutangira udafite plan y'uburyo iyi business yawe izagenda, amafaranga uzayitakazaho, ibyo uzabasha kwikorera n'ibyo uzashyiramo amafaranga. Ikintu wamenya mbere yo gutangira iyi business ni ukwirinda gukoresha imbuto mbi. Nukoresha imbuto itatoranyijwe cyangwa se itagenwe n'ababishinzwe, icyo gihe uzabona umusaruro mubi kandi ni wowe bizagiraho ingaruka kuko uzaba warataye igihe n'amafaranga. Ikindi kintu ugomba kwirinda ni ukwihutira kumva yuko ugiye kubona inyungu nyinshi. Iyi ni business igenda iguhereza inyungu buhoro buhoro, ariko ni na business yakungura kurusha uko wafata amafaranga yawe ukayagura stock market in Rwanda. Ibyo bintu ngiye nkubwira nibyo koko, kuko muri iyi business uramutse ufashe ugashoramo amafaranga byibura 200,000 mu gihe waba ufite imirima udakodesha, icyo gihe ushobora kuba wabona inyungu ingana n'150% mu gihe kingana n'amezi 3. Birumvikana yuko ushobora kubona inyungu yikubye hafi 2 ayo washoye mu gihe kingana n'amezi 3 uri muri iyo business. Niba ushaka gutangira, tangirira ku bintu bitoya. Niba ushaka gutangira, ushobora gutangirira ku bintu bitoya. Ushobora gushaka umurima ukaba ufite byibura n'amafaranga 200,000, icyo gihe byagufasha gutangira iyi business kandi ushobora kubikora neza. Ayo mafaranga akazagukorera guhera utangiye kugeza usaruye, ndetse ukaba noneho wabasha no kugurisha wa musaruro wawe ukabona amafaranga aruta ayo watangije. Birumvikana aho ngaho niba washoye 200 ushobora kuzabona 600. Urumva aho ngaho waba byibura ufite inyungu y'amafaranga 400,000 mu gihe kingana n'amezi 3 kugera kuri 5. Noneho rero ikindi kintu nakubwira ugomba kumenya mbere yo gutangira, tangira wigire ku bandi, ubanze urebe uko abandi babikora, nibyo bizagufasha kumenya neza uko iyi business wayikora. Ikindi wamenya, ugomba gufata ubuhinzi nka business. Ntiwinjire mu buhinzi uvuga ngo ni aho ugiye gushakira amaramuko. Oya, byinjiremo nka business, umenye management y'inyungu ubona, nibyo bizatuma umusaruro wawe ukomeza kugenda ugushimisha kandi ukabona yuko ibyo bintu biri kugutera motivation bitandukanye n'ibyo watekerezaga. Ikintu cya 4 wamenya mbere yo gutangira iyi business, akaba ari n'ikintu cy'ingenzi kurusha ibindi, ni ugushaka amakuru. Ugomba gushaka amakuru mbere yo gushora amafaranga yawe. Nudashaka amakuru, birashoboka yuko amafaranga yawe uzayahombesha, amafaranga yawe agahomba. Niwumve nkubwira ngo ni business irimo inyungu, wumve yuko niba ugiye gutangira iyi business ugomba kuza urundamo amafaranga. Niba umukozi yahembwaga 5, ngushake kumwuriza umushyire kuri 7, aho ngaho uzahomba, kubera yuko abahinzi baba bafite ibiciro bashyizeho by'abakozi muba muhuriyeho. Nujya gushyiraho ibiciro bitandukanye n'ibyawe, amafaranga uzasanga arimo aragenda aba menshi bitewe n'ibintu bitandukanye ugenda ukoresha muri ya business yawe. Uba ugomba gushyiraho ibiciro bihuweho n'abandi. Uba ugomba kubanza nyine ugashaka ayo makuru, ukamenya ngo umukozi yakorera ngahe, ukamenya ngo nzakoresha ibingana iki, ukamenya n'amafaranga ugomba gutegura mbere yo gutangira iyo business. Nta business itunguka kandi nta business yunguka ijoro rimwe. Niba iyi video yakugiriye akamaro, ndagusaba gukanda like, ukande subscribe kuri TBM Daily BGC kugira ngo uzabashe no kubona izindi video. Iyi video ndagusaba kuyisangiza umuntu ushaka gutangira business ifatika. Niba hari uwo uzi wasangiza iyi video, niba hari uwo ubona atari mu murongo muzima ariko ubona ashaka gutangira business, ndakwinginze musangize iyi video, uraba uduteye inkunga nziza ikomeye. Kandi utubwire muri comment niba twakomeza tukabahereza video nk'izi ngizi, kubera yuko iyo muduhereje comment zanyu ziradufasha cyane. Niba ufite ikibazo ushaka indi video irambuye kuri iyi business, nabyo wabyandika muri comment. Ubuhinzi ntago ari ubukene, ubuhinzi ni amahirwe. Ndabakunda cyane, nyita NP
mu mpine reka dusubire mu zindi videwo. Ciao ciao.